Amagambo ahariwe nankana. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye amakuba agarutse nyirabayazana, nibwo bagira bati amagambo ahariwe nankana. Bamwe rero mu batekereza ko wakomotse kuri Nankana ya Rutamu w'Irumuri na Muhura, aho ni mu Buganza ahayinga mu mwaka w'igihumbi 400. Abandi batekereza bavuga ko Nankana yari atuye mu Ruhango rwa Kigali, no kuvuga nyine mu kagari ka Ruhango. Uyu munsi ni mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo nyine mu mujyi wa Kigali. Abavuga ko Nankana w'Irumuri nyine ari we mvano y'uyu mugani aho wari utuye i Muhura, batekereza bavuga ko hari ku ngoma ya Cyilima Rugwe. Mu Buganza hari umugabo witwaga Rutamu, asaza asize abana benshi barimo n'uwo nguwo nyine Nankana wakaba mukuru wabo. Rero ngo uwo mugabo yagiraga ingeso mbi cyane, yahakaga nabi, akagira umugaragu, akagira n'umwaga, ngo abagaragu be bose yahoraga babwira nabi, ngo mbese yagiraga amahane kurusha abazima n'abapfuye. Abavandimwe rero ngo bahoraga bamuhana, ariko akabananira bamubwira ngo akabita iburenga. Bigeze aho rero ngo barimuka baramuhunga, bajya gutura i Gatsibo mu Mutara. Nankana asigara Irumuri wenyine, agumya kwangana na rubanda. Abari inshuti basigaranye nawe ngo bagumya kumuhana, arabananira. Rubanda bose rero baramwamagana. Nankana rero ngo amaze kumererwa nabi n'abaturanyi be b'Irumuri, niko kuhimuka ajya gukeza umugabo w'Induga witwaga Rukari. Yaratuye irugobagoba himusambira, ni ukuvuga uyu munsi ni mu karere ka Muhanga. Rukari rero aramwakira, amugabira agakingi kitwa Mushimba kari hafi ya Rugobagoba, agaturamo n'abana be. Yimura inka ze ziva Irumuri ziza imushimba nyine mu Nduga. Ingeso rero ntipfa, ipfa nyirayo yapfuye. Ageze imushimba akomeza ya ngeso ye mbi. Yagiraga nyine umwaga, akagira ingeso yo guhoza abandi ku rutoto, yewe akagira n'umujinya. Nankana iyo yagiraga abashyitsi cyangwa akagira abaza bamucumbikaho, ntiyashoboraga kubemerera. Uwo mugabo rero ngo ageze aho ngaho, ngo aza kugira umwaga, ngo yewe anarushaho, ngo ntihagire ucumbikiwe nyine, ntihagire uhugama imvura, naho yaba ari imvura y'amahindu. Uje wese kugama akamwirukana. Abanyanduga yasanze nabo bagumya kumuhana, ariko aranga, arananirana. Bishyize kera, umugabo witwaga Murinda w'Umugoyi atera Induga. Hari ku ngoma ya Cyilima Rugwe nyine, arwana n'umuhungu wa Cyilima Rugwe witwaga Mukobanya yica Murinda w'Umugoyi. Amaze kumwica, inkuru ikwira u Rwanda yuko Mukobanya yishe Murinda w'Umugoyi. Ubwo mu Nyantango ku Kibuye haturaga umugabo w'umucyaba witwaga Gatana. Umugabo rero, uwo mugabo Gatana niwe mukurambere w'abacyaba bo gukorwa nkubito. Aho rero bari batuye Ikinyamakara ku Gikongoro, abo bamukomotseho. Rero ngo azahururiye amakuru yuko Mukobanya yishe Murinda. Ageze imushimba kwa Nankana, ahatunguka nimugoroba wa joro, hakaba hakubye n'imvura nyinshi y'umuzajoro. Agize ngo arajya kugama kwa Nankana, baramuhinda. Gatana abura epfo abura na ruguru. Ubwo Nankana uwo ngo yari afite inka nyinshi cyane n'amapfizi menshi. Uwo mugabo Gatana ahamagara Nankana ati, ariko wanyirukana bwose wagira, uramenye ko uri mu cyaha gikabije. Dore utereye agati mu ryinyo, n'ayo mapfizi yawe yararacugita inka, akazicugita, kandi ijuru ryaguye. Ijuru ryaraguye rero bisobanuye ko umwami yabaga yapfuye. Iyo umwami yabaga yapfuye rero, amapfizi ntiyabanaga n'inka z'imbyeyi, yewe ngo n'umugabo ntiyararanaga n'umugore. Ni ukuvuga igihugu cyabaga kiri mu cyunamo. Gatana rero araterura abwira Nankana ati, ndagiye mvuye iwawe, ariko ibyo urimo byose uri mu cyaha kandi uri mu ikosa. Ndagiye nzaba mbarirwa ibyawe. Nankana byumvise atangira kugira ubwoba, ahamagara Gatana, aramwigisha, aramwinginga, amuha inzoga, barasangira. Mbese aho yabereye ubwoba bumutegeka kugira ubumuntu bungana nubwo atarigeze akora na rimwe.
nuko rero mu biganiro byabo Nankana abwira Gatana ati sinari nzi ko ijuru ryaguye, noneho kagira Imana we uramenye ntuzavuge ko imfizi zanjye zikiri mu nka, kandi bizatuma nkubera inshuti y'akadasohoka. Bakomeza kwinywera inzoga bigeze ubwo bafungurira Gatana, baramusangira baramusasira, nawe ararya barasangira, yewe ngo amaze gusasirwa araryama. Bukeye arasezera ajya ku Kamonyi kureba uko ibya Mukobanya na Murinda w'umugoyi byagenze. Amaze kugenda Nankana avana amapfizi mu nka ze. Abaturage babibonye babaza Nankana icyabimuteye, ababwira ko nyine ijuru ryaguye. Inkuru irakorerana rero ikwira Nduga yose, hose bavana amapfizi mu nka, bimanuka Induga bisingira mu mayaga, yewe ngo bigera no mu Bwanamukari. Ibwami bumvise iyo nkuru y'ikimenamutwe rero bategeka kubahiriza no gushakisha inkomoko n'amamuko y'iyo nkuru. Batangirira ku buhanga, baza babaririza kugira ngo bamenye imvano y'iyo nkuru nyine. Bakabaza uwayivuze, nawe akabwira aho yayikuye, nuko bigenda bityo nyine kugera ubwo bageze kuri Nankana, ari we waturutse ku mvano y'uwo mugani. Nankana bamubajije abura uwabimubwiye, arafatwa arabohwa, abandi bararekurwa, we rero aratangwa arapfa. Ubugira nabi bwe rero butuma ayo magambo mabi yo gukungura amuharirwa atyo. Ingeso bamuhanaga akanga kuzivaho zituma zimukungurira, ziramwica, araziryora nk'uko yaje nyine kubizira. Uretse rero abo batekereza bavuga ko Nankana yari uw'Irumuri na Muhura, abandi batekereza bavuga ko yari atuye mu Ruhango rwa Kigali nyine nk'uko twabibonye haruguru. Bakagerekaho ko yari umugira nabi cyane nyine nk'uko n'ubundi twabibonye, ngo ntawararaga mu rugo rwe, ntawamuvumbaga, yewe ngo niyabaga afite inzoga ntawayisomagaho, ngo nta n'uwamwakaga amata y'umurwayi cyangwa se umubyeyi wabyaye ngo ayamuhe. Yari umugira nabi ku rwego rwo hejuru. Bukeye rero ahisha inzoga zo guhingisha, abantu yararitse baza kumuhingira. Muri ibyo bihe rero ngo niko byagendaga. Haje kugoboka abantu rero, haza abantu baturutse i Gasabo, niho ubwami bw'u Rwanda bwari buri muri icyo gihe. Abo bantu rero bari bafite inyota, ngo baganaga Induga. Bazaga bajya Induga, babonye ko batari bwambuke Nyabarongo bajya Induga bashaka gucumbika ngo bazaze kugenda mu gitondo. Batunguka rero kwa Nankana ngo aze kubacumbikira. Bahageze basanga arahingisha, babaza izina rye, bamenya n'imico ye kugira ngo bamufunguze kandi bamusabe n'icumbi. Bigira inama yo kumubeshya kuko bari bamenye imico ye. Umwe muri bo aramwegera aramubaza ati ibyo wakoze ntibizaguhonoka, dore wahingishije kandi umwami yatanze, none urahingisha kandi turi mu gisibo, ibi bizakugwa amahoro. Nuko nawe aramusubiza ati ese koko nibyo? Nankana abyumvise arongera agira ubwoba, akura abahinzi mu murima, afungurira abo bantu ku nzoga yari afite, ariko yanga ko barari we. Baramuhendahenda aranga, barara inyuma y'imyugariro. Mu museke baramuhamagara, yanga kwitaba. Baramubwira bati urabeho, tugiye waduhemukiye, ariko nawe uraza kubyiboneraho muri iyi minsi ya vuba, kuko uri umugome ukabije. Dore umwami yaratanze, none imfizi yawe iri mu nka iracugita, nawe uri ku buriri n'umugore wawe muriryamiye, kandi dore n'abana bawe muracyafite amasunzu, ntimwiyogoshesheje inkomborera. Kwiyogoshesha inkomborera rero kwari ukogosha ukamaraho, kubera ko igihugu kiri mu cyunamo. Barongera bati ibyo byose tuzabivuga kandi tuzabibwira umwami, bizakugwa nabi. Bamaze kumubwira batyo barigendera. Nankana ahera ko arabyuka, imfizi ayikura mu nka, yiyogoshesha inkomborera n'abana be bose. Nankana ntiyongera gusubiza abahinzi mu murima. Abaturanyi bamubaza icyabimuteye, akababwira yuko umwami yatanze, nabo bakabigira batyo. Iyo nkuru rero imenyekana kuri Kigali yose, isakara ubwanacyambwe. Abagemu baho bagemuriye abatware bageze i Gasabo, babona baho bafite amasunzu kandi
aho bagiye baca hose bakabona ntayo bafite, bagenda babona abafite amasunzu n'inka zirimo amapfizi n'abantu bari mu mirima bahinga, bagatangara bakababwira bati iwacu nta muntu ufite amasunzu, nta mapfizi akiba mu nka, nta mugore ukiryamana n'umugabo we. Nuko nabo barababaza bati ese kuki? Bati ngo umwami yaratanze. Undi arumirwa aragenda abibwira umwami, nawe yohereza abantu bajya kureba ko ari byo koko. Bagenda bashaka no kubaza icyabiteye. Bageze aho byabereye basanga ariko bimeze. Babaza ku musozi batungukiyeho icyabibateye bati niko umwami koko, umwami yaratanze. Bati mwabibwiwe nande? Abanyakicukiro bati twabibonye ab'Igikondo babikora. Ab'Igikondo bati iyo nkuru yavuye i Nyarurama. Abaho nabo bakavuga bati twabikuye mu Rugarama, urugarama rwa Kigali. Abo mu Rugarama nabo bati ab'i Nyarugenge na Nyamirambo nibo babitubwiye. Nabo bati ab'i Kigali mu mpanga za Mageragere nibo twabibonanye natwe turabikora. Nuko bajya i Kigali, bahageze babaza aho babiturukije, aho babikuye. Abaho nabo bati twabibwiwe nabo mu Ruhango. Abaho nabo bati twabibonanye Nankana, tumubajije atubwira ko umwami yatanze. Babajije Nankana nawe ati n'abantu baraye ahangaha babimbwiye. Bamubajije arabayoberwa, amagambo nyine amuharirwa atyo. Nankana rero baramushorera bamushyira umwami, bamubwira nuko babaririje neza. Nawe yibarije Nankana icyo yabiteye, amusubiza ko ari abantu babimubwiye kandi barayiwe ariko akaba atabazi. Ibwami baramutanga baramwica. Amagambo rero amuharirwa atyo. Guharira amagambo Nankana rero bisobanuye kuyashinja nyirabayazana, akaba ari we uyaryozwa kubera yuko ari amagambo aca igikuba. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twaganiriye ku mugani ugira uti amagambo ahariwe Nankana. Tubibutse yuko iyi migani tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahayinga mu mwaka w'1980. Murakoze rero, niba uri mushya ahangaha turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye umenyera igihe imigani yacu. Kandi niba wifuza umugani twagusomera cyangwa se ukeneye amateka kumenya, watwandikira hasi muri comment kugira ngo tubigushakire tubigusomere. Murakoze rero, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane. Amahanga ni ubumbye imiryango, nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose. Abantu tugasangira urupfu no kurama, subiza agatima impembero wibaze nawe bambe. Kumubano mu bantu, kumubano mu bantu.